Yo, what's up, what's up? Ni Rap FM. Wallah, always ni hip hop. Yeah, man. Rap FM kuva mu kavumo, kuva muri hood, bro. Ndi kumwe na Captain. Sorry cause niyo mpamvu n'aka kanya turi mu kavumo. Yeah, man. Rap FM ihera he? Ihera mu kavumo. Niyo mpamvu turi? Ihera muri ghetto. Niyo mpamvu ndakunze punchline ya Pifla. Kwanza mbere na mbere kamaze ngushimire kumaye umwanya kuri Rap FM YouTube channel yawe. Very good, bro. Yeah, ni program yundi idea ya Pifla. Ariko nyine twaganiye kuko twakundaga kadufite boro twita Rap FM. Kamushimire cyane. Thank you very much. I'm very honored. Ndishimye sana ko aya mahirwe umaye ni benshi bayakeneye barayabuze. Ni iby'ingenzi cyane ko bakura umuntu ukomeye muri rap yo mu Rwanda. So reka nyere kuri Pifla cyo nakubwiraga mfite indirimbo yinkunda cyane ubutumwa muri ghetto ayimo igashya batari maso bizagusaba ubwonko umutima na roho bigize umugabo ubutumwa nabwo nubwo so niyo mpamvu iyo tuyari mu kavumo ubutumwa buhera hano shout my soldier Pifla my man iyo punchline ndayikunda byade n'umwana wanjye nabyaye narayimwigishije arayizi ibaze ukuntu uzi indirimbo y'igihugu national anthem mu Rwanda uracyayibuka se wowe ndayizi cyane ngadirimba numvaga ntago nzi kuririmba admin producer wambe mu Rwanda admin shout out admin man ndakunda byate bro thank you bro thank you now ndirimba stanze ebyiri zonye numve indirimbo y'igihugu Rwanda nziza gihugu cyacu birahagije imisozi ibiyaga Rwanda nziza igihugu cyacu Rwanda nziza igihugu cyacu nta kintu uje imisozi ibiyaga n'ibirunga ngo byiduhetse gahora nishya nayikubwira yose yes sir umeze ute Park alhamdulillah ndashimira Imana ubutumwa buri hano muri ghetto izazishya batari mu kureba Girl soldier. Yes sir soldier. Yeah man. Park. Wallahi abantu benshi barabizi ko hip hop uri Green P akunda kumbwira ngo uri papa hip hop. Sinzi niba ari swing cyangwa ari no nkunda hip hop to an extent ku rwego aho nageze n'ikigano nkora nakinaga n'indirimbo za R&B, Afrobeat, reggae, zuke ariko abantu bankurikiranaga cyangwa bakinkurikira kugeza n'isaha bumva yuko ngenda umunyamakuru ukora ikiganiro cya hip hop. Kandi njya mbabwira njyewe ngenda umuhanzi ukora injyana ya hip hop ariko nago ndi umunyamakuru ukora ikiganiro cya hip hop you know what I'm saying kandi I go for the love ko ngiye nkunda hip hop sana ariko kandi njyewe ndi really supportive ngende umuntu ushigikira umuntu iyo numvishe Pifla bangwa kumushyigikira ku mutima wanjye wose ngiye na amafaranga mfite ako ngiye mfite urukundo rwiye bihangana ari abantu bafite amafaranga bakubwira yuko ngo nago ba supporting abantu bakora injyana hip hop barahari 155 yaragiye aravuga ngo ebana ngiyewe umuntu ukora hip hop sinamusupporting ariko ba supporting the fireman none se kare fireman baramusupporting none se boy ari kumwe nabo bose baracyari kumwe asigaranye uyu uwo muntu wa wundi none se abo batari kumwe bo bona abaraperi se asigaranye wa kinyuma ariko none se ko nabatari abaraperi nyine yanze gusupportinga abahanzi bakora hip hop you know saying ngo kubera ngo twe dukora hip hop ngo sinzi muri mindset yiwe ngira ngo none se abari kumwe n'icyucyo abo ya supportinze bo byarangiye gute kandi nkubwira ngo asigaranye kinyuma gusa bose bantu bamaze producer sign out undi muhanzi na yarara baravuga se iboro mazemo igihe kingana gutya ko nta musaro ni mukubona we uwundi wanyuma na nyuma nawe aravuga you know what nanjye rero mwasinyisha amasezerano nubwo ebana nta kintu kimwe nigize mbona usibye indege yonyeye kunjyana hanze nawe ubu yasigaranye one wa kinyuma asigaranye kinyuma ikinyafu akinyuma ikinyafu ibyo bintu ariko urabyumva kinyuma ngikinyafu ibyo bintu bitwinjiriza ngaye wallahi birabinjiriza bo none se ariko ibazo wicaye n'umwana wawe ari muga kankubita kinyuma
papa ndakurya k'inyuma arambwira papa ndakurya k'inyuma akinyuma ndibukurye nakahe ubwo umwana wamusobanuriye ijambo wicaye n'umwana wawe si wabyaye yes umupapa nawe karibu mu muryango aradusekaga adime byonyine kongs festation ni papa nde papa Gavin ebana festation papa Gavin wicaye na Gavin ije imyaka 2 kwa kuntangira kuvuga atangiye kumva uturirimbo ahise yumva ngo kankubita kinyuma papa ako kantu nakahe ako kinyuma nakahe akantu bukubita umuntu ibaza ariko umwana wagiye kwishuri ariko Bruce Melody yigeze kuvuga no hold on for a second umwana yigeze kuvuga ko hold on for a second umwana wagiye kwishuri abwiye mugenzi wiyo bigana wenda yiga nursery cyangwa yiga P1 amwe kankubita kinyuma yafata n'umwana ni kwa kunumva ngo abana ngo ufite imyaka 5 afashe undi muntu ku ngufu kubera ibyo mumabwira ariko ko yigeze kuvuga ariko umuntu akubwira ngo ubutumwa nje nigeze kuvuga umwana akubwira ngo amaganyo arayizi ndayizi ngarimba mu gake numve amaganyo chorus yonyine kuba tutavuga suki egeza microphone ubuzima ubundi umugabo arimenya nyitangire se chorus yonyine turi imbohe zabo turibona aho tuva kuba tutavuga suko imitwe iri mu busa mu buzima ubundi umugabo arimenya burya imitima yacu yuzuyemo amaganya I know urumva ari boro wambaza koko ikananira kweli that's mean reka twaragaciyemo tuganira bisanzwe biri but anyway shout out to 155 you know Bruce Melody man at work yawe ndayikunda byata man umunyakazi nkuko ubivuga coach Gael gusa yaravuze ko nawe really supportive you guys mwese itafani mo tubavuga yo natafari mushiraho naga twayitubahitiza umwanya ariko namwe musoma kayanyu muri rising twagarukire kuri Rap FM Rap FM Captain Park rap mu Rwanda nziko uri mu bantu bayizi rap y'abanyarwanda cyane uri mu bantu bayizi hari indirimbo nshaka ko tuzaganiraho indirimbo yitwa Hip Hop Revolution ariko ndashaka ubanze umbwira indirimbo ya mbere ujya gukora zira ndirimbo ziba zirimo abahanzi benshi twazita nka cyphers cyangwa se collabos zirimo abaraperi benshi zagiye zubaka ikintu gikomeye cyane kuri hip hop ariko ya mbere wakoze ni yihe Same Hood impamvu ya mbere kuri calendar hapana kuri ni Same Hood impamvu nakoze Same Hood idea yanjye yari imeze gutya Pifa yari umuraperi wa danje avuye hanze aje mu Rwanda ataza abanzi bo mu Rwanda Bulldog yaftanye beef na Raidman Negji the General yaravuye muri UTP soldiers na Negji the General Negji the General nabwo yahuraga na Raidman you know what I'm saying n'abandi bahanzi Ziggy Double 5 nabwo yari kuri indirimbo nande na brothers no Ziggy Double 5 nabwo yari kuri indirimbo na Raidman cyana Negji the General wabita Bakti nabwo yari kuri indirimbo n'abantu bose maze kubwira nje nagenda avuga you know what wabita Gizmo Bov ari mu Rwanda Das Baba ari mu Rwanda n'abahanzi kugira ngo bagende badisingana reka mbahuze mu ndirimbo imwe promoting ya Rap FM tumukuvuga kanya tugeze za ngufu za hip hop you know what I'm saying kubera icyo gihe kandi dufite pop music hano mu Rwanda the Ben yari yarasaze media yari yarasaze bana n'abanyamakuru icyo gihe bari bahari bakamishina abandi ba promoting boro byabo nabwo you know what kugira twebwe ntabwo batiza uwo mwanya ahubwo baraturwanya natwe turi mu kwirwanya turi mu kudisingana nimfata Bulldog agahura na White Monkey mu ndirimbo imwe White Monkey azabona umwanya wo kuganira na Bulldog bazaba kuri set babona umwanya wo guza imbaraga kuri video bazaba kuri video niba kuri video bazaganira bakora ibindi bintu bi promoting hip hop music you know what I'm saying yeki nakoze uziko nazanaga idea
nkandika verse yanjye ngafata bike n'upapuro nkandika abahanzi avuga okay iyi ndirimbo irajya babanza 8 uyu n'uyu bose nkabahamagara Pifla uyitayari Pifla noneho nta nubwo namwumvishaga verse ya mugenzi we usibye kumubwira idea gusa usibye kumubwira idea yanjye njye wari kuri mbere akumva verse yanjye nkamubwira idea agakora ibyiwe kandi n'undi yabikoze simbi mumvisha ahubwo bakazahurira kuri set ya video urukundo rugatangirira niyo mpamvu wabonye Bulldog na Riderman bakora na album because of that love, you know what I'm saying. Niyo mpamvu kujya n'isaba baracyabidusaba reka none ngwira ikintu kimwe bigeze Junior may his soul rest in eternal peace. Junior yize kunywera indirimbo sorry naga Junior Ray P Master Taj Ray P niwe wakoze revolution hip hop revolution turaza kuyigeraho nashatse ko duhera kuri kanje kwi revolution gato cyane yaramemukiye byatari yumvishije Jay Paul verse Pifla no yumvishije Jay Paul verse Pifla Green Pia mumvishije verse Pifla kanago byari ngombwa ntago wowe muri principe yawe ntibabishaka ko we PRage yumva craft yaje akora ibyiwe noneho ko umva yagomba kuri ibyiwe nese piwe ntayo yari yumvishe wapi reka yumvishe verse yanjye gusa gusa ebona itababomoragura amaze kubabomagura iyo verse yari iryoshye byatari kubyo Ray P yarayumvaga abwira Jay Pamwe Jay uzi pibi nagukoreye ngo nibiki byumve kanabwira Jay nabwira Ray P ntubikora ibyo bintu ababyumvishe nande na Green kanago byari ngombwa twagiye papa ariko Jay Polly nawe ngira ngo byatumye akubita verse ya fresh ariko yumbiye kuri yiwe nyine yabonye inspiration obita Riderman no Riderman yakoze bya disinga ninjye muri studio ambonye nga inshuti zanjye ndabakunda muri beza ariko nawe yatambona yari guhita ko hip hop ifite isura ikomeye kandi ishobora gufata ariko uziko kamubwira ikintu kimwe brother wanjye producer nkunda cyane mu Rwanda wa mbere sinzi mpamvu kuki batagwa indabyo zawe your flowers niko bimeze kwakoze Simhood ngiye kumva niba muri Uganda batwiganye locomotive ako kanya bahise bakora cut copy paste byo twakoze nago babikoze imbere yacu abantu bazi locomotive kabisa we saw song dun 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 kwa Simhood imaze ukwezi iri hanze ngiye kumva niba muri Uganda bakoze cut copy paste byo twakoze ibyo byerekana ingufu ya hip hop energy abagana bugambe badukopeye respect ibi byo ndi mukubwira kakanya mwe mudukurikiye mukora research murabibona muri locomotive ariko barabiza cyane cyane abakurikiranaga music cyo gihe kuko nanjye uretse ko ntago narinzi ko ariho idea yavuye ariko urabimbwiye mitanumva ko yego zifite resemblance kandi ira locomotive yaje nyuma yego umuntu wese wakurikiranaga music agomba kuba bizi ibyo bikwereka ingufu za hip hop hanyuma indirimbo yakugoye muri zino ndirimbo za All Star ni iyihe kuko wakoze nyinshi reka tunayijyaho nta revolution kicyagwe ku evolution ni video Pifla namufura kuri 40 namugeza rugo kuri Sun City akabaragiye Jay Paul akambwira ngo yari kurya nyuma najya gufara Jay Paul ugataga nka Bulldog yagiye najya gufata order pass mu gatsata nkasanga noneho bose bagiye gasanga na battery shize mu muriro twakoze video paka saa 11 no sasa iriya video irimo energy bro iriya video irimo energy ndacyakomeza wibuke yuko Pifla yarabakatiye bumva verse yiwe nabarasubiza ubwo urumva kuri site Pifla ari rugure muri etage ubu nukumwinginga wambabare uzanane na video yayo nanu ebona abagaza afite akarawuri kiwe ebona ari kwishyuza jinzazi kujya ino video ngo iriya video bro iriya ndirimbo yose the whole song
irimo energy zidasanzwe Yego. byonyine N'ubundi yitwa byonyine Revo. hip hop revolution Yego. byonyine session ya record kugira ngo abantu babumvishe ko umuntu yabakomye Yego. muri record banakubite ni energy usiko batatse na baje bataka na diplomati biri Bugande ari kuri aso ziwe no kuri video nkuko bivuga video ukuntu zivuna abantu bazi video ukuntu zivuna byibura video z'abantu babiri batatu none baze video irimo abantu 10 b'abaraperi kandi bakomeye mu gihugu banarenga ibaze kugira ngo bose bazane wa mugani uza n'umwe usanga yagiye uza video dance uzi ndimi twa Big Dreams ndayizi ide ndirimbo irarenze byata Big Dreams none kanje kambwe amateka yayo nje boss wanje akakanya kensi yaramaye konje y'ukwezi apana konje na mfite muntu dega twanye yambwira ngo ndakwingize yagoye babyita vacances yamwe ndakwingize ngo ayo kwezi ugende witekerezeho n'ubu ufite ubwenge uzagaruka ubwo naragiye mu bita kumwe rukambere baba niga batanyumva kuri radio bose babaranyanze kandi ubwo dufite track ya Big Dreams my young brother ambwira urabizi mwari mufite audio yego Fizi ni wayikoze Fizi agomba gutana cyene na shene idacika agomba gutaha inshallah Fizi aramga park Boris kwa irangi tuba gushootinga video petit frère wanje witwa Joseph aramwa afite kamera hano mvanye hanze reka shooting none video twayikoze ku ruhande kazi wanje ubwo kwinginga pifra naramutigise mu biryogo ebana yararya mu nzu yiwe yikodeshereje nanswa yiguze inzu nini byatari none nagenda nakomanga yanga gufungura nasimbutse igipango yandi gisaba umuzama yaranyishe pimba ndamufashe undi mwana ukapusha pusha yo oh man dude pusha nawe banje kumufata iwabo mu rugo kwa papa wiwe push man bro diplomati noneho we none afite umwari wa daya kivu Bugande uzumva igitero cyane ari ndeba yakoze ikeza mu mutwe nawe yibona ngo inde chese tari mete ariko ziradirimbo kweli ziranizo hip hop ubundi ziranizo hip hop ubundi turaza ko yuko my brother nkunda cyane fireman yadishinze inde DPG ari Kampala ari kuri haso ziwe nigara DPG agarutse nawe amuharitana ngo hari imbeba yasamye mutwe nta utayibona keretse atari Big Dreams go video yo biza kurangira ibaye yego my young brother yakoze cyashoboye ariko haso ni zimwe n'ubundi no Big Dreams nanga byabimbya danje abantu bose bari very supportive ntago byo byarimo ihangana n'iki no PP are very supportive P-Fly very supportive White Monkey very supportive my young brother Petit Fede one very supportive abantu bose bari very supportive dan nanone nubwo bwambe dan nanone yafsonga n'abakomando bazi sasa rero nubwo bwambere yako yakubita n'abakomando bazima sasa nicyukumbuye sasa muri rap nyarwanda uko nicyukumbuye kiragihe hari izo energy iyo supportive bless yabaga afite ariko nicyukumbuye muri rap nyarwanda akakanya ubona umisinga tu yakintu wicaro kavuga ikintu ndakimisinze yego nje nkumbuye konja kwa track ndi kumwe n'abakomando banje boss tubwiye abaraperi b'i Burundi ko turenze nibi Bugande baradukopeye abarundi bakagira hano bagatanya gutukana his excellence papa wacu dukunda his excellence udu amahoro tukaryama tugasinzira security ifite bakagerageza kugira ngo babone fame hano mu Rwanda nje nkumbuye gukora track kana dimension mfashe track ya danje irimo abakomando bose bo mu Rwanda irimo abahungu n'abakobwa abakobwa ariko ntabo tugifite oda passa tayari ntabwo ariko kurapa
arimo gushiraho zimwe za kera nta kibazo azagaruka dufite udapasi Angel Mutoni, you know what I'm saying, my man Boss, you know what I'm saying, ebwana dogari ariya piara ariya invitation ku baraperi bose yes sir tubahe invitation ebwana track imari minota 20 babyumve oya tugomba gukora episode ntabwo twakora track imwe twakora episode ubwo people yababwiye bingana gute nje uri kuvuga kanya reba n'umwanya wonye maze twagenda tuvuga muri make oya nuko kubita imwe yonye kujya nibazongere ariko kubera yuko twabatisha umwanya B-face kwamutije umwanya kwabatije atmosphere ariko atmosphere is it B-face kwamutije umwanya yego nge nagugiza ndisinga ahubwo yaranashye mu ndimbo yakoze ako yadisinze abaniga banje yidise abaniga banje nanjye ubu ndisinze nge nubwo wagenda ukanshimira ariko iyo watase mu komando wanje nge nubwo anshimira nge nago ndindyarya nanjye ubu nyatatse indirectly nge yarashye mu track yiwe azindi kavungule yiwe none yiwabo kabungule eba nayibonye yambaye yambaye ibiboro by'abasuderi ewanyu nta cyangwe mugira tubigishe kwambara twe twamba mine hustle hard 24/7 nigga victory is ours ntabwo muzi kwamba tubigize kwambara izo video abantu bayikore niba ari mu kabotike bayikwe mu kabotike n'ubugema bwiye niba ari gutaka niba gutanga buri ari yambaye nabi ushako bari bamaje kurya imikeke abashoramari abanzu bakora ingena hip hop nagaraba nkwamugo nagaraba nkwarumogi n'abahanzi badanje bafite lyrics nzima zikubaka buke n'umwana wawe yakumva neza zikamubaka mushema amafaranga nagaraba nkwa ibyo byabwenge. That's how they say it. Excuse me. Kubera yuko abantu bafite amafaranga ariko man ibaza abanzu bakora injyana ya hip hop bari imamba kanipapa bagenda n'amaguru kujya kuri studio binginga aba producer mwebwe kujya mu bafashe mu bakorere binginga ibitangazamakuru kujya bakina ibihangano byabo abandi bakoze indi njyana batanga ruswa bafite aba manager bakora ibiki n'umusenga ama event ariko umuhanzi uko injyana ya hip hop man ari imama kanipapa papa gusa ikintu kiba cyiza nuko abantu babikunda ibaze kugira ngo wirwaneho ariko abantu bakakunda twagitubana ingero zitandukanye twabwi wari mukumva injyana runaka bukene umwana wawe azakuramo iki ariko bukene umwana wawe ufite ubutumwa buzima uri mu kuvuga afite icyazungukamo so mwebwe mushora amafaranga ariko ibaze nge natangiye music 2003 kujya nisange sindaba n'umunsi n'umwe urambwe Pacson kamushe muri igihe cyatanu kandi buri munsi ubunsaba indirimbo ko nta ndirimbo nshasha ufite ko nta ndirimbo ko nta video nonse ndayakura ese udaheruka kuduha ibigoma ko naheruka ese binane kwandika cyangwa shoramo ngo pifa ko ngo yarazimi ngo nta ndirimbo nshasha ushizemo angaye ugize umwamagara exactly umubwire nge bangiye kwishura indirimbo muri South Africa USA na video ya danger ura demanding urasaba ariko we nagushoramo kandi nabwo n'indimbo yanjye nabwo n'inkoshyi ingufu zanjye nye cyane mfite ngayishyira hanze urajya ku YouTube comment ngo reba iki video bakoze reba ikintu ngo bakoze ngo bagikoresha telefone ngo mbiye audio kandi we nta kimwe mu gutanga ese wowe umufashije iki kugira ngo nanjye ngwereze ariko abantu bafana hip hop barahari kandi bafite energy ariko ntabwo babigaragaza ntabwo batanga rero muze mutange bakeneye product z'abaraperi paka kuri iyo boro wallahi bibaye ngombwa twanabahana ariko se wabonye babaniga tugomba kubiteza tukabakoma byanya wabonye ari bari serie wabonye ari ibyanya byo ku buryo twabijyamo na kimwe zose cyangwa niyo nakubwiye nashaga abahanzi banje bya bintu wansabaga ya collabo movement twabwiza ukuri but nabyo mbitekereza kabiri ngomba kwicara na team yanjye ndi mu kuvuga nago nge nago mfite aba manager team yanjye mvuga nabanze bagenzi banje no kwicara na P-Fla kwicara na Diplomat na Green P na Fireman excuse me
team yanjye yose ngabaza se abaniga tubatiza umwanya tungana gutya twese tubatiza umwanya tungana gutya twese cyangwa ahubwo dukore track ya danger bayumbi kuko urumva barabapeti bajya kuvuga ibintu kubera ko babonye ibyo mwakoze sasa ngewe ko ntekereza kuri idea yanjye kuko nubundi birefera ku byo mwakoze niyo mpamvu bavuga ahubwo nuko bakubitabo ibintu nyine bibahahamura ariko bitari bibajyanye bitari ukubasubiza kubera yuko kuko nubundi birefera kuri mwebwe admi kamwe mu rugero nje nigeze kumva indirimbo imwe y'abanzi bo mu Rwanda bari abantu nk'icumi ni indirimbo sinshaka kuvuga umuntu wayikoze ko ndamuba yakoze ya fresh bavuga umukobwa ngo turamukunda ntabwo se muri umukobwa umwe muri abantu igihumbi neba bagufusha buri wese abaririmbuwe neba bagufusha buri wese abaririmbuwe bagufusha ubusa muri abantu igihumbi bagufusha ubusa muri muruzuye mumeze ngo bagufusha ubusa muri igihumbi bagufusha ubusa muri igihumbi muri ibintu bizima akibaze abantu bagufusha ubusa muri nk'igihumbi bande umuntu umwe ninde bose bagufusha ubusa umuntu umwe so rero nanjye numva yuko ako ngomba kwicana abavandimwe tugomba gukora iyo ndirimbo nje ndumva ukuntu mbyumva nkabatiza ibitekerezo byanjye nabo bakama ideas kuko urumva niba abajene barabirefeyeho sasa kujya kubasubiza njewe ni kuri opinion yanjye kwaba ari ukubaha power badafata kujye niko mbyumva kuko urumva igitekerezo cyawe nago nyemeye ngiha 50% indi 50% ya 50% indi 50% ngomba kwicana abavandi nabo bakama ikindi gitekerezo cyawe nta kibazo ariko wa mugani wundi hip hop ariko ubundi nuko hari igihe wenda abantu badasobanukirwa hip hop cyabatamenya ibyo ari byo hari igihe biba ngombwa ko wemfita abantu nabo bakagusubiza cyangwa se bakakwihorera byose biba ari uburenganzira bw'umwartiste yego hanyuma niki ukumbuye muri hip hop nyarwanda iki nkumbuye kumva imirongo ya Dogi abwira P na P amubwira urumva ukumbuye invitation na uzindi bitwa underground king abasaza kandi nta mutima mubi ariko abasaza ubu ngubu se bazabitwemerera bamaze gukura bafite abana ubu no gutanga positive message oya ariko bibaye wenda bibaye nk'ubwa nyuma nuko namafaranga nuko namafaranga erega bishobora kuba bitari negative reka mbwira ikintu kimwe kuba bitari negative admin kambwira ikintu kimwe je mfite amafaranga nahita mbafata abasore babiri umwe amushyira muri studio imwe n'undi ngamusindi mu indi studio imwe nkambwe none mumereze naye mumereze ni battle nage gutukana ni battle Jereka nkubwire banza nyumve nega matwi ni battle umwe amushyira muri studio imwe n'undi ngamushyira muri studio imwe nkambwe none ngewe nta ndimo nyishya nyene eshatu zonyine wowe eshatu nawe eshatu video zose uzabasore bagukorera music mu Rwanda iti boosting byatari ubu bwana bwose ebana bwatanya nawe gutukana ubwo none bwatukana nago bwa dis nago kwa beef na battle sorry bo bagiye bagatukana nago bakora battle ariko nanjye numva biramutse bibayeho ariko ntago nzi niba abasaza babitwemerera gusa ngewe nigeze rimwe kwibaza uvuze ngo naba abasaza n'abasaza bamaze gusaza ariko umusaza ntago ari gusaza umusaza no kuzoberege none ushaka ko bakora ibintu bakoze bakira abajene oya bashaka kubikora ariko mu bundi buryo none se uko kuva uri umwana si waryaga nese ubu ntukiriye nacapoza nese uri umwana si wapozaga nese kutudagarika gupoza ariko umpoza gace gashoboka ariko urapoza nyine ubikora mu buryo bwawe mu rwego ugezemo akegeze urumva ubikora mu buryo bwawe mu rwego ugezemo ibintu byose ugenda ubikora ariko ukabikora bitewe n'ahantu ugeze ngewe ngutera gastori gatoya hari ingoma nakoze ya P adisinga Buda ya kera nari nzi ko Buda atamvugisha ni story nyine true that nari nzi ko adashobora kumvugisha Buda ngavuga shout out kuri Buda inararibonye ni inzobere cyangwa inararibonye
ni umunyamwuga n'umunyamwuga yego umuntu ucyakora byo ndimo gukora nta kibazo mfitanye nawe ni just gukora akantu ka fresh tu gatuma mupinga attention mutwitaho mumenye ibyacu byo dukora nyine mudukurikire mu follow ibintu turi gukora nyine narinzi ko Buda shout out kuri Bulldog narinzi ko atamvugisha Buda kuko nakoze indirimbo ya P amudisinga zimwe za kera kumva insanga reka da nta kibazo nyine ni game ni rap game so hayivana ibintu bishuti byatari nubwo nabibonye admin numbona ukagenda ukaba ngo Pacson yabwiye nabi pifa cyangwa ngo P yabwiye nabi runaka iyo ni scam ni ibigambo yo ni Rap FM mutwishinge muzabigwa ni Rap FM ni Rap FM tuzanabivamo tubirimo ni Rap FM gahunda ni Rap FM ni ibiganiro ni talks z'abakoboyi ni ibiganiro by'abajene ni stories z'abajene nta bintu byinshi nta panike ni story just story ku bintu bimwe na bimwe mutagiye mumenya ku maskenda aba muri sessions z'ama video ama audio ibyo tuba turimo turi kumwe na Pacson wasoza gute ndishimye sana kwandi kuri Rap FM YouTube channel mutubabare mukande subscribe like ajya bashireho na comment badusabe tracks twazajya tuvugaho bakunze tubaye stories indirimbo mwakunze izo mwagiye mumenya kera ariko mutazi ngo byagenze bute mutwe muri comment wakoze cyane ndishimye sana please mu following muri gukora n'abandi akebuye bye bye thank you